urabona ko ibyanditswe byera muri Zekariya ibice 10 hari ikintu biri kutubwira. Niba mwahageze twasoma. Hari amagambo avuga ngo nimusabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba, sibyo? Musabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba. Muyisabe Uwiteka urema imirabyo, nawe azabavubira imvura y'umurindi, umuntu wese azamumereza ubwatsi mu rwuri rwe. Ese isezerano si ryiza? Ikibazo rero dukeneye cyane kubanza tukamenya, mbese turi mu gihe cy'itumba? Turi mu gihe cy'itumba. Mwibuke neza ko itumba ni igihe kibanziriza gusarurwa kw'imyaka, cyangwa se ni igihe kibaho kugira ngo imyaka ibone uko igenda gute isarurwa. Ibyanditswe byera rero byose nk'uko byagiye bivuga ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu Kristo, cyane nk'uko umwuka w'abahanuzi werekanye icyo bita ijwi rirenga ry'amarayika wundi. Tubona neza ko ibyo bintu byerekeranye no gusoza kw'amateka y'itorero ry'Imana ku isi, ibimenyetso byabyo biri gusohora none. Yego? Kuko niba abashumba barabashije kumenya ko Yesu agiye kuvuka bwa mbere, abanyabwenge bakamenya ko Yesu agiye kuvuka cyangwa se yamaze kuvuka bwa mbere, ntago byari bikwiriye ko natwe tumenya ko Yesu agiye kugaruka? Yego, birakwiriye. Kandi mu kubimenya ibyo bintu bijyanana no kumenya ko igihe ari icy'itumba, kuko umusaruro ugomba guhita ugenza gute uboneka. Ibyo rero bidushyira mu mukoro ukomeye cyane wo kumenya ko iki ari igihe cyo gushimikira no tugasaba imvura y'itumba. Tuyisabye mu gihe cy'itumba, tukayisaba Uwiteka, kuko niwe ufite ubushobozi bwo kurema imirabyo, kandi ni nawe uzabavubira imvura y'umurindi, umuntu wese akamumereza ubwatsi mu rwuri rwe. Iyo urebye bakavuga ibyerekeranye n'umurima, bakavuga ibyerekeranye no kumera k'ubwatsi, ntabwo ukwiriye kujya kure ngo utekereze ibindi, kuko Yesaya yarabiduhishuriye neza. Yesaya ibice 32 yaratubwiye ku murongo wa 15 ngo, ku murongo wa 15 wa Yesaya ibice 32 ngo, kugeza aho umwuka azadusukirwaho avuye hejuru, maze ubutayu bukaba imirima yera cyane, umurima wera bakawita ishyamba. Kugeza aho umwuka azadusukirwa avuye hehe? Mu ijuru. Icyo nicyo Yesaya yavuze. Kugeza bisobanura ngo mbere yuko icyo kintu kibaho hazaba hari ubutayu. Yego? Kandi aravuga ngo kugeza rero aho umwuka azadusukirwaho avuye hejuru, maze ubutayu bukaba imirima yera cyane. Mbese umurima w'umutima wanjye, umurima w'umutima wawe wari ukwiriye kuba umurima wera cyane? Kugeza rero ubwo umwuka aradusukirwaho avuye hejuru mu ijuru, kugira ngo umurima w'ubutayu ari wo mutima wawe uhinduke ubutaka bwera cyane. Ariko iyo cyangwa se icyo ni umumaro w'imvura ya mbere. Kuko bwa kabiri yongera kuzana ikindi akavuga ngo noneho umurima wera bakawita ishyamba. Bisa ngo harimo intambwe ebyiri. Hari umurima wahoze ari ubutayu ugasukirwa imvura, kugeza ubwo noneho uhindutse umurima wera, ndetse utera gusa ahubwo wera cyane. Ariko noneho hari na etape ya kabiri, cyangwa se hari ubundi buryo bwa kabiri, aho none imvura ikomeza kugwa kugeza ubwo imyaka ikomeje gupfunuka mu butaka, kugeza ubwo umurima wera cyane. None bavuze bati yo ni ishyamba, ishyamba ry'imboga, ni ishyamba ry'imbuto, kugeza ubwo umurima wera cyane bawise iki? Ishyamba. Isone ngo urimo ibimera byinshi, wararumbutse bitangaje, kandi birimo byarakomeye rwose mu buryo bukomeye. Ni nayo mpamvu dukeneye gusobanukirwa neza imvugo y'Imana mu buryo bw'uburyo Imana igenderera umunyabyaha, kugira ngo imuvane mu kuneshwa kwa Adamu imujyane mu kunesha kwa Kristo Yesu ari we Adamu wa kabiri.
yuko Imana igendera mu munyabyaha, cyangwa se Imana yuzura, cyangwa se Imana itura mu munyabyaha mu buryo bwavuzwe bungahe? Bubiri. Igitabo cy'ibyanditswe byera muri Hosea ibice 6:3 nicyo cyatubwiye ibyerekeranye n'ubu buryo Imana itura mu muntu, aho batubwira ibyerekeranye n'ibibanza, bakatubwira ndetse n'ubwo buryo bubiri. Hosea ibice 6:3 byanditswe byera bivuga iki? Biravuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka. Reka duhere ku murongo wa mbere, ntacyo bitwaye. Nimuze tugarukire iki? Nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza. Niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Umurongo wa gatatu rero ngo dushishikarire kumenya. Haleluya. Dushishikare kugenda gute? Kumenya. Tugira umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza. Azatuzaho ameze nk'imvura, nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Amen. Bavandimwe banjye, sinzi niba aya magambo muri kuyumva. Ibyanditswe byerekanye neza yuko umuntu abanza agakubitwa, kubera yuko umuntu akwiriye kubanza gukomeretswa, kandi yamara gukomeretswa Uwiteka akaba ari wowe umukomerekeje, akaba ari nawe ukora igikorwa cyo kumwomora. Ibyanditswe biravuga ngo amaze gukomereka no komorwa arahaguruka amaze gatatu cyangwa se kabiri. Ibyanditswe bikavuga ngo ariko shishikara kumenya Uwiteka, shishikara kumumenya kugeza ubwo Uwiteka agutungutseho, akagutungukaho ameze nk'imvura, nk'imvura y'itumba isomye iki? Oya, reka tujye muri King James Version kubumva ururimi rw'icyongereza kugira ngo twumve mbese ibyanditswe byavuze gute, wenda kugira ngo tunatahure icyo abasemuzi cyangwa se abasobanuzi mu kinyarwanda batabashije kugeraho bitewe wenda n'ingeri bakoresheje basemura. Hosea ibice 6:3 byanditswe byera biravuga ngo, reka turasoma mu rurimi rw'icyongereza, kubagerageza kubumva muraza kumenya yuko ikivuzwe ari ukuri. Then shall we know if we follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning. Sibyo? And he shall come unto us as the rain, as the latter and the former rain unto the earth. Harimo ijambo rero rijemo rishya, bavuze ngo then, cyangwa se nyuma yaho tuzamenya, tuzakurikira Imana tuyizi, cyangwa se tuzakurikirana kumenya Imana, kugenda cyangwa se imirambagirire yayo yateguwe nk'igitondo. Barangije baravuga ngo izatuzaho imeze nk'imvura. Yego? Ariko barangije baravuga ngo as the latter and the former rain unto the earth. Ibyo rero ni ubwoko bubiri bw'iki? Bw'imvura. Izaza nk'imvura y'umuhindo cyangwa nk'imvura y'iki? Y'itumba. Turi hano kugira ngo dusabe imvura y'itumba. Iyo ni imwe mu mvura cyangwa se mu bwoko bw'imvura bwajyaga bubaho mu gice cy'iburasirazuba bw'isi cya Isirayeli. Muri biriya bice habagaho ubwoko bubiri bw'imvura. Ibyanditswe byera byavuze ngo ni former rain na latter rain. Imvura y'itumba n'imvura y'iki? Y'umuhindo. Aha rero haratwereka neza uburyo Imana yihishura, cyangwa se uburyo Imana iyo umunyabyaha amaze kwemera gukomeretswa nayo, akemera no komorwa nayo, uburyo Imana ikora umurimo binyuze mu mushyikirano agirana n'Imana. Mwibuke neza ko Yesu byatubwiye ngo dushishikare kumenya Uwiteka. Muri wa mushyikirano agirana n'Imana, Imana ubwayo imuzaho mu buryo bumeze nk'iki? Nk'imvura y'umuhindo ndetse n'uburyo bw'imvura y'itumba. Rero igihe tuvuga bino, umuntu wenda utamenyereye imvugo ya kidivantisiti, umuntu utamenyereye uburyo Imana cyangwa se ibyerekeranye no gusaba imvura y'itumba, ye kumva ko turi abahinzi bahangayikishijwe no kuba ubutaka bwarumbagaye busanzwe, ye kumva ko turi abahinzi bahangayikishijwe no kuba hari ikibazo cyo kuba ijuru ryarabaye nk'umuringa, aho isi yatubereye nk'icyuma, bisobanuye ko nta mwero w'ubutaka uzaboneka. Ahubwo ikibazo gishingiye ku mitima, kandi ikibazo gishingiye ku guhishurwa kw'Imana mu mitima yacu. Kuko Uwiteka ubwe niwe usezeranywe ko nidushishikara kumumenya azatuzaho ameze nk'imvura y'iki? Y'itumba. Aho rero niho hava terme ivuga ngo kumanuka k'umwuka w'Imana aza nk'iki? Nk'imvura y'itumba cyangwa se nk'imvura y'umuhindo.
tukaba turi ahangaha kugira ngo dusabe imvura y'itumba. Mperutse kubwira abantu ijambo rikomeye ndababwira nti kuko ahantu hose nagiye nshishikariza abantu gusaba imvura y'itumba, bagiye bambwira bati ariko se koko twaba turi gusaba imvura y'itumba kandi dukeneye umuhindo. Nabwiye nti ibyo ni ukutizera. Data ni data. Niba umwana akeneye minerivare mu bwonko bwa se, ariko umwana akaba yisabira inkweto, niyo yarira ate yuko aramutse atazihawe ibintu biraza guhagarara, ise azi ko akeneye minerivare imbere y'inkweto. Yego, niyo mpamvu igihe abantu babwirwa gusaba imvura y'itumba, si uko tuba twibagiwe ko hari icyakabanje ari cyo mvura y'umuhindo nk'uko tugiye kubisobanura, ahubwo ni uko abantu bose nibagira umutima ushaka imvura y'itumba, kuko turi mu gihe cy'itumba. Abantu bose bakifuza imvura y'itumba, abantu bose bakifuza kuyihabwa, abantu bose bakayishimikira. N'ufite ikibazo cy'uko atahawe imvura y'umuhindo kizamukemukiramo. Yego, kuko data ni data kandi atanga ibikenewe. Ariko ntabwo abantu bakwiriye kwibuza amahirwe yo kwakira umugisha ujyanye n'igihe bagende gute barimo. None se abantu bazakomeza gusaba imvura y'umuhindo bizageza ryari? Mwiriwe. Abantu bazakomeza gusaba guhinduka kw'imitima, nibyo, kugira imico ya Kristo nibyo, ariko se bizageza ryari niba abantu badakwiriye gutera agatambwe k'igiye imbere bagasaba no gukomera ubuntu bw'Imana? Imvura y'itumba baravuze ku busobanuro bwayo, baravuga ngo ni ihembura ritewe n'uko Uwiteka agende gute ahibereye. Mbese abantu bazakomeza gusaba kunesha ibyaha gusa badasabye iri hembura ribasatiriza guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, bizageza ryari? Data rero azi gutanga ibintu akurikije uko abantu basaba. Bisobanuye ngo igihe tuzaba dusaba imvura y'itumba, ukurikije icyo dusaba abakeneye imvura y'itumba azayibaha, ariko nanone ukurikije icyo dukennye, niba ubona atarahawe imvura y'umuhindo, kuko ntawe ushobora guhabwa umwuka wera mu buryo bw'imvura y'itumba atarahawe imvura y'umuhindo, icyo gihe data azamenya icyo dukeneye, buri wese azamuhereza uko agenze gute ko akena. Igitabo cya Yakobo, turacyari kureba izi terime mu byanditswe byarazagiye zikoreshwa cyane. Igitabo cya Yakobo ibice 5:7. Byanditswe ravuga ngo nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Haleluya. Mbese arimo kugaruka kwa Yesu. Bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Yakobo 5:7. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera iki? Imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Mube ariko namwe mwihangana, mwikomeza imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kugende gute kubegereye. Imbuto ni iki? Imbuto ni iki? Ni ijambo ry'Imana. Umuhinzi arabiba, yarangiza agategereza imvura igende gute yihanganye. Mbese natwe tugomba kubiba mu isi? Yego. Tugomba kubiba no mu mitima yacu? Yego. Ariko nubwo twebwe umurimo wacu ari wo kwiga ijambo ry'Imana, mushishikare kumenya Uwiteka. Yego. Nubwo ari wo gufata ijambo ry'Imana ryo mbuto tukazishyira mu mitima yacu, ariko dukwiye gutegereza tugende gute twihanganye. Kandi icyo dutegereza ni imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba, kugeza aho umwami Yesu azagenda gute azazira. Bisobanuye ngo imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba bifite uruhare mu guteguriza kugaruka kwa Yesu. Kandi bisobanuye ngo igihe umuntu ashyize ijambo mu mutima, adahawe imvura, adahawe iy'umuhindo, adahawe n'iy'itumba, zashirira mu butaka. Nibyo? Kuko babyita gushirira abahinzi. Nigeze kuba icyumweru kimwe mu burasirazuba, nuko ugasanga iteka bacungana n'imvura. Nanjye rero nk'umuntu utamenyera iby'ubuhinzi ndavuga ariko mwateye mugashyiramo soya hanyuma n'ubunyobwa, hanyuma ubwo imvura ntizabigwa murakomeza gucungana na aho urate oya zashirira hehe ubutaka. Ni ikibazo. Ni nayo mpamvu natwe turamutse tubitse ijambo ry'Imana mu mitima, turamutse tugize ibintu twiga by'ukuri, turamutse tumenye ko isabato atari ukuri, tukamenya ko abapfuye batajya mu ijuru, n'ibindi byinshi cyane by'ukuri twizera nk'abadivantisiti umunsi wa 7, ariko ntiduhabwe imvura y'umuhindo n'iy'itumba, imbuto zashirira hehe mu mitima yacu.
ijambo ry'Imana ryabura umumaro mu bugingo bwacu, kandi ibyo bikabisobanuye gucirwaho iteka. Yego, mbega uburyo dukeneye imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba, kandi kugeza aho umwami Yesu azagenza gute azaza. Rero turakomeza kugenda tubaza ibyanditswe byera. Ubundi kuki ibyanditswe byera byabigereranije n'imvura? Gutegeka kwa 2:32. Gutegeka kwa 2:32. Niba mwahageze twasoma. Kwigisha kwanjye kuragwa nk'iki? Kwigisha kwanjye kuragwa nk'iki? Nk'imvura. Amen. Kwigisha kwanjye kuragwa nk'imvura. Amagambo yanjye aratonda nk'iki? Nk'ikibe. Nk'uko imvura y'urujojo rugwa ku byatsi bitoto, nk'uko ibitonyanga bigwa ku byatsi. Impamvu ko ngiye kugeza izina ry'Uwiteka, mwaturira Imana yacu ko ifite icyubahiro gikomeye. Aha rero mukwiriye guhita mwumvamo iki kintu gikomeye cyane. Ku isi hashobora kuboneka abasomyi ba Bibiliya, ariko ku isi hashobora kuboneka n'abigishwa b'Imana. Akaba ari abantu babiri batandukanye. Mose aravuga ngo kwigisha kw'Imana. Igihe Imana ije kugira ngo izina ryayo ryogere mu mitima yacu, igihe ikintu kigiye kuvugwa ari ikiharanira ikuzo ry'Imana gusa, kwigisha kw'Imana kuba kwaje kandi kuba kuri kugwa nk'iki? Nk'imvura. Niyo mpamvu Hose igice cya 6:3 Bibiliya yatubwiye ngo nimushishikare kumenya Uwiteka, nimushishikare kumumenya, azabatunguka ameze nk'umuseke, kandi azabazaho nk'imvura y'umuhindo muri King James, n'imvura y'itumba isomye iki? Ubutaka. Niki kibaye? Nuko wari umwigishwa wa Bibiliya ahindura amateka agahinduka, wari umusomyi wa Bibiliya ahindura amateka agahinduka umwigishwa w'Imana. Yego, kuko nta kuntu uraza kumbwira ngo ku munsi wa Pentecote, imyaka yabanjirije Pentecote, abigishwa ntibari bagenze gute? Bari abigishwa ntibasomaga ibyanditswe. Nta kuntu uraza kumbwira ngo abafarisayo ntibasomaga ibyanditswe. Nta kuntu uraza kumbwira ngo abantu ntibagiye bagira inyuguti zimwe na zimwe z'ibyanditswe basoma. Barazisomaga. Ahubwo hari ikinyuranyo kizana cyangwa se kibaho ku bantu, aho umuntu umwe ahinduka umusomyi wa Bibiliya, aho undi ari kubera umwigishwa w'iki? W'Imana. Sinzi niba iki kintu mucyumvise. Birashoboka ko wasoma Bibiliya ukaba umusomyi wa Bibiliya, ariko utari umwigishwa w'iki? W'Imana. Kuko kwigisha kw'Imana iyo kumaze kwakirwa mu bugingo, niko kuza nk'iki? Nk'imvura. Ariyo mpamvu mu myaka yakurikiyeho cyane, Yesaya we yaravuze ati mba rero kugeza aho umwuka azadusukirwa avuye mu ijuru, hanyuma imitima yari imeze nk'ubutayu igahinduka imirima yera cyane, kandi imirima yera cyane ubwo n'imvura y'itumba yaje igahinduka iki? Ishyamba. Mbese turi kumwe, turi kujyana neza. Ukeneye kumva ijwi ry'Imana rivugira mu byanditswe byera, ntibikeneye imvura mu mutima wawe. Ukeneye kumva ijwi ry'Imana riganira nawe. Kandi reka mbabwire ikintu gikomeye cyane, muzasanga ko gahunda twafashe yo kwiga ibyanditswe byera buri munsi, muzabona ko gahunda twatojwe n'itorero byo kuba abantu bahinduka abamurika ko bize karindwi, nishaka ibera afashe ku rugero rungana gute mu mutima w'umuntu, kandi ni nziza, ariko umuntu ashobora kuyibamo atigishwa n'iki? Kuko ikintu cyonyine gishobora gutuma Imana ivugana n'umutima bikemera, Mose yakivuze aravuga ngo kuko ngiye kogeza izina ry'Uwiteka. Igihe cyose ikintu cyose gikozwe n'umuntu kiri spirituel cyangwa se ari icy'umwuka, ariko kitarimo gushaka kogeza iki? Izina ry'Uwiteka, umuntu ntabwo usha imvura, ahubwo akora ibye nk'umuntu. Mbese biri kujyamo? Igihe umuntu abwiriza ariko akaba atari impamvu zo kogeza izina ry'Uwiteka, ibibwirizwa bye birakakaye kandi birumye, nta mvura iraza kuza. Igihe umuntu yiga ijambo ry'Imana ariko akaba ari gahunda yamenyereye, akaba ari gahunda yitoje, ariko iyo gahunda ikaba itarimo gushaka kogeza izina ry'Uwiteka, ari gusoma ibintu bikakaye kandi byumagaye, nta mvura igeze gute? Ihari.
biragwa mu mutima ukakaye kandi wumagaye, uza guhinduka ubutayu mu minsi ikurikira. Sibyo? Niyo mpamvu ibyanditswe byatubwiye biratuburira muri Yesaya igice cya 57 biratubwira bitumva rero. Igice cya 57:15. Biratubwira ngo nimwumve nimugenze gute uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo ni uwera, ikavuga iti aho ntuye ni hejuru kandi harera, mbana n'ufite umutima umenetse kandi wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka bicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Imana yiradutangarije ngo rero kugira ngo mbane n'umuntu, kandi mwibuke ko kuza kw'Imana ariko kuza mu buryo bw'imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba, kandi uko kuza kukaba kutagamije ikindi ahubwo kuje kugira ngo umuntu yigishwe Imana, kandi uko kuza kukaba ariko konyine gushobora kuzana kogezwa kw'Imana nyakuri mu bugingo. Yesaya aratubwira tumva rero kugira ngo icyo kintu gikunde, kugira ngo icyo kintu cyemere, kugira ngo ibyo bintu bishoboke, nuko Imana izabasha kubona ikintu cyitwa cyangwa se criteria imwe. Niba uyu munsi umuntu ajya kwangaje akagira criteria ashyiraho, Imana nayo yashyizeho criteria yaba igomba kubana nabo, iravuga ngo mbana n'abafite imitima igeze gute imenetse. Umuntu ufite umutima umenetse, umuntu ufite umutima wicisha bugufi, niwe ugomba guhabwa imvura y'umuhindo n'iyitumba. Ni Imana izaza ikamutunguka imeze nk'imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Niyo mpamvu nyuma yo kubwiriza nkwiriye kubebera imbere y'Uwiteka, nkamwitwaraho cyane, mfite umutima wicishije bugufi, mfite umutima umenetse, kugira ngo nanjye ntatambukwa. Umuririmbyi yavuze ngo ntumiteho mukiza we. Ubwo ugenderera abandi nanjye ntugenze gute? Yari azi neza ko icyizere yakigirira nk'umwana w'umuntu cyo kumenya amagambo y'Imana, cyo kuyavugana ubutyoza, atari cyo shingiro ryo kugira ngo ahabwe iby'Imana itanga. Kuko igitabo cya Luka byanditswe byera byongeye gusongera iyi ngingo mu buryo butangaje cyane. Igitabo cya Luka ibice 2 byanditswe byera bivuga ijambo rikomeye, biravuga ngo ku murongo ibice 2 ni igice cya mbere ku murongo wa 53 byanditswe biravuga ngo abashonje yabahagije ibyiza, naho abakire yabasezerera amaraso. Yego, igihe rero umuntu avuga ati Mana rwose ndakugundira, yavuga ati Mana rwose ndagushaka, igihe umuntu ashyira ibihe byo gusenga rwose birimo kwicisha bugufi no kugira umutima umenetse, igihe umuntu rwose ateranya amateraniro ashaka umwuka w'Imana, igihe umuntu ateranya amateraniro ashaka kugira ngo imvura igwire umutima we, ariko akaba afite umutima umenetse kandi wicishije bugufi, akaba atari ibintu bya gahunda zamenyerewe, akaba atari ibintu byahindutse rutine, uyu muntu aba ari mu mwanya mwiza wo guhabwa imvura y'umugisha. Yego, rero dukeneye kumenya iyi mvugo y'ibyanditswe byera, dukeneye kuyisobanukirwa, kandi dukeneye cyane kwihuza no kuri kwayo twicishije bugufi nk'abana batoya, kugeza ubwo duhawe imvura y'umugisha. Nyuma mushaka kugira ngo tuganire ku kindi cyanditswe muri iyi nsanganyamatsiko yacu cyo muri Zaburi 133. Byanditswe biravuga ngo dorere, erega ni byiza, ni iby'igikundiro k'abavandimwe baturana bagenze gute bahuje, bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe, agatembera mu bwanwa bwa Aroni, agatembera ku misozo y'imyenda ye, kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Herumoni kimanukira ku misozi y'i Siyoni, kuko aho ariho Uwiteka ategeka umugisha, ari ubugingo bw'iteka ryose.
none si ibi byanditswe biratubwira iki? Uzi ko buri umumaro w'umwuka w'Imana uvuzwe mu mpine yawo kandi byuzuye? Ibyakozwe no mu gice cya 1:8 Yesu avuga ku byerekeranye n'abigishwa yaravuga ati ntimuzagiye ngo muhite mwisuka mu murimo twabonaga bataraherezwa. Anje avuga ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nagenza guteka. Sibyo? Umumaro wari waravuzwe bwa mbere mu byanditswe byera ni uko azaza agatsinda ab'isi akabemeza iby'icyaha by'amategeko n'ibyo gukiranuka. Sibyo? Ariko noneho bamwuzura agahinduka ubamenyesha ukuri ko kose. Ubwo se ntabaye umwigisha? Kwigisha ko Imana ntikuje? Uwo ni imvura ni ikime. Mutazagira ngo kwa kundi umuntu yumva kumva muri we baravuze ngo igihe Henoki ngo Imana bagiri ngo agiye kuvugana n'Imana umutima we wagurumanaga. Waragurumanaga. Bisane ngo igihe umutima utacyumva kuri kuvugana n'Imana hari ikibazo kigenda gute kivuka. Ubugingo busa n'ubwumagaye. Kandi Imana kugira ngo ivugane n'umuntu si uko umuntu ajya mu byanditswe gusa kuko hari abasomyi ba Bibiliya ariko batagusha imvura. Ahubwo nuko umuntu ajya mu byanditswe byera ajyanye umutima wicishije bugufi Imana ikavugana n'ubugingo bwe. Kuko kwigisha ko Imana niko kuba nk'imvura kandi niko kuza nk'ikime. Aho Imana yogezwa umuntu agacishwa hehe? Agacishwa bugufi. Yego. Nuza gusa ku mutima wawe uraza gusanga hari ibihe wagisubira gusa. Irahari? Hari ibihe wabaye umusomyi. Hari ibihe wabaye umusomyi. Ariko Imana irifuza ko tuba abantu bavugishwa n'Imana. Rega turi mu gihe cyo kuvugana n'Imana. Kuruta mbere. Na mbere yaravugaga. Unimba ivuga abantu baratavuga ati ye umuntu ntabaye nk'umurokore. Kabibasomera. Kabibasomere. Kuko ndabizi ko abadivantiste kenshi twumvishwa n'iki byanditswe byavuze. Iyo usomye igice cya 11 mu gitabo cyitwa Inama ku Nsonga baravuga ngo kugurisha amazu n'iki n'umutungo. Bavuze ijambo rikomeye. Baravuga ngo mu gihe cy'akaga inzu n'amasambu ntacyo bizamarira bera. Ubwo mbaye nkaho ngiye ku yindi topic ariko ndashaka kugira ngo mbabwire ko turi mu gihe cyo kugira ngo Imana ivugane n'ubugingo bwawe. Mu gihe cy'akaga inzu n'amasambu ntacyo bizamarira bera kuko icyo gihe bazaba bagomba guhunga imbere y'imbaga nini izaba yabarakariye, kandi icyo gihe ntibazaba bashobora kwikuraho ubutunzi bwabo ngo buteze imbere umurimo wo kwamamaza ukuri kugenewe iki gihe. Urumva urwo rujijo? Sibyo? Neretswe ko ari ubushake bw'Imana kabera bakurirwaho ibaremerera byose mbere y'uko igihe cy'akaga kigera. Hari ifirimbi izavuga mu itorero bati are igihe cyo kugurisha kirageze. Muzayumva? Ntayizavuga. Ariko ngo yeretswe ko abera b'Imana bagomba kuzajya bagenda bagabanya imitungo yabo bagakuraho ibibaremerera byose mbere y'uko igihe cy'akaga kigera, kandi bakagirana isezerano n'Imana kubw'igitambo. Niba bashyira ubutunzi bwabo ku gicaniro kandi bagasaba Imana kubashoboza inshingano yabo babikuye ku mutima, izabigisha igihe nyacyo cyo kwikuraho ubwo butunzi. Izakibigisha gute? Imana igomba kuvugana n'umutima wanjye rero. Mu gihe cy'akaga bazaba bafite umudendezo badafite ibibaziga bibabuza gutambuka. Nabonye ko niba hari abihambira ku butunzi bwabo maze ntibigire basaba Imana kugira ngo ibahishurire icyo bagomba gukora, Imana ntizigere bahishurira inshingano yabo. Bazakomeza babe ubuzima busanzwe binjiza umutungo bisanzwe. Imana ntizigere bahishurira inshingano yabo, bazemererwa gukomeza gutunga ubutunzi bwabo. Yego, nta kibazo rwose, bazafite amazu n'amasambu nta kibazo. Ibyo bintu rero mutavuga ngo amena. Bityo mu gihe cy'akaga ubwo butunzi buzabera nk'umusozi ugiye kubagwira. Bazagerageza kubwikuraho nyamara ntibizabashobokera. Numvise bamwe bavuga bati umurimo w'Imana wagenda gucika intege, ubwoko bw'Imana bwari bufite inzara yo kumenya ukuri, natwe nta muhati twakoresheje kugira ngo dutange ibyari bikenewe. None ubutunzi bwacu bupfuye ubusa, iyaba twaraburetse bukagenda maze tukibikira ubutunzi mu ijuru. Nabonye ko igitambo kitiyongeraga ahubwo cyaragabonetse maze kirakongoka.
nanone nabonye ko Imana itari yarasabye ubwoko bwayo bwose kwikuraho ubutunzi bwabo icyarimwe, ariko iyo bwifuzaga kwigishwa mu gihe ari ngombwa, Imana yabwigishaga igihe cyo kugurisha ubutunzi ndetse n'ingano y'ubwo bugomba kugurisha. Mu bihe byashize abantu bamwe bagiye basabwa gutanga ubutunzi bwabo kugira ngo bashyigikire umurimo w'itsinda ry'abategereje, mu gihe abandi bo bemererwaga gukomeza kuwuzigama kugeza igihe cy'ubukene. Igihe umurimo uzaba ukeneye umutungo, kizaba ari igihe cyo kuwugurisha. None mbabaza, ibi bintu bizabera mbese inteko rusange izatanga itangazo ngo rero Badivantisi umunsi wa karindwi nimugurisha? Mbese diviziyo izatanga itangazo ngo rero Badivantisi umunsi wa karindwi nimugabanye imitungo? Mbese ni niyo? Mbese ni konferanse? Mbese ni intara pasiteri akabitangaza? Niyo yabitangaza ntiwabyemera, keretse abantu bonyine bagusha imvura, abantu bafite kwigisha kwima. Kandi icyo gihe nk'uko ibimenyetso bigenda byisobanura kandi byirambura, ni ryari? Turi mu gihe cy'imvura y'itumba. N'uyu munsi nibwo abantu bakwiriye kubana n'Imana cyane kugira ngo babwirwe ibijyanye n'igihe kigende gute gihari n'inyifato yayo. Mu minsi yashize mperutse kwibuka isezerano rimwe Imana asezeranye mu byanditswe, kandi none ikari insezeranyiriza mu buryo bw'umwihariko, mera nkaho ryasinziriye. Mbwira Imana ni Imana, iri sezerano pe noneho turi byose. Zaburi 32:8 turi byose. Yakingiye Imana ngo turi byose, ariko se wowe kuki utayingira? Zaburi 32:8 nzakwigisha nkwereka inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Mbese iri si isezerano ryiza? Nzakwigisha nkwereka inzira ugenza gute unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Mbega uburyo dukeneye umwuka w'Imana, mbega uburyo dukeneye ubuyobozi bw'Imana. Ibyanditswe rero byatubwiye ngo igihe abavandimwe baturanye bagenje gute bahuje. Ibyanditswe byavuze ngo icyo gihe kiba ari igihe ni abaturanyi ariko bahuje, kimeze nko kwerezwa umurimo, kuko amavuta yasutswe ku mutwe wa Aroni agatembera mu bwanwa bwe, yangiza agakomereza ku myenda ye. Ayo mavuta yari kumwereza umurimo, niyo mubyemera? Yego. Bisobanuye ngo kwerezwa umurimo biri mu kubana kw'abavandimwe kandi bagaturana bahuje. Icya kabiri, bimeze nk'ikime cyo kuri Herumoni cyajyaga kibarikira ku misozi y'i Siyoni igahembuka, kandi aho hantu burya nta bindi. Imana itubwira ngo burya aho hantu hashyitswe, aho hantu hagezwe, nta handi Imana ategeka umugisha ari ubugingo bw'iki? Ni mu guhuza kw'abavandimwe. Herve kubyumva? Ni kubyumva mbona? Guhuza kw'abavandimwe ni abaturanyi, ni condition number 1. Condition number 2, bagomba kuba bahura. Anayo mpamvu ibyanditswe byera icyo bivuga, dukwiriye wamugani gushakisha icyo Imana ivugira mu byanditswe bigaragara by'inyuguti, kuko icyo gihe twaza tuvuga ko Abanyarwanda babanye neza, babonye ubugingo buhoraho kandi berejwe umurimo. Twaza tuvuga ko Abakongomani babanye neza, babonye ubugingo buhoraho kandi berejwe umurimo. Ariko si icyo Imana iri kuvuga ni uko jyewe na Eric tubana neza kandi tugahuza gusa. Ni uko jyewe na Manuel tubana neza kandi tugahuza gusa. Mbese muri kumva Bibiliya imvugo yayo? Harimo ikintu gikomeye cyane dukeneye kuvumbura. Hari ikintu gikomeye cyane dukeneye gusobanukirwa muri iri somo. Icyo kintu cyanganishijwe no kwerezwa umurimo, kandi icyo kintu kinganishwa no guhabwa ihembura rya buri munsi. Turaza kugaruka kuri Herumoni gatoya. Icyo kintu kirakomeye, icyo kintu ni icy'agaciro, ni nayo mpamvu buri muntu wese akwiye kubihereza agaciro. Rero icyo kintu ni iki? Abahebura igice cya 2.
tugomba kubanza tukibaza ngo mbese umuvandimwe uvugwa ninde? Mbese umuvandimwe uvugwa ninde? Umuvandimwe ukwiriye guhuza n'undi uvugwa, abavandimwe ni bande? Byanditswe biratubwira mu Baheburayo igice cya 2 ku murongo wa 11 hari amagambo avuga ngo uweza. Uweza ubwo ninde? Ni Yesu. N'abezwa, abezwa ni bande? Bene Adamu bacumuye. Kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe, nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bonereka adahari. Bona urahari? Hagarara kugira ngo namwe n'amazi rwanya, kuko hari cyagutambukaho kandi cy'ingenzi. Kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe, nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se. Bisobanuye ngo Yesu ni umuvandimwe, abezwa ni abavandimwe be, bityo Yesu nanjye duhinduka abavandimwe. Yego? Ati nzabwira bene data izina ryawe, muririmbire ishimwe hagati y'iteraniro. Kandi ati nzaba ariyo niringiye. Kandi ati dore ndi hano jyewe n'abana Imana yampaye. Niki turi kumva ahangaha? Turi kumva ko Yesu ari mukuru wacu, nibyo? Turi kumva ko Yesu Kristo ari umuvandimwe wacu, kandi ko twese twakomotse kuri imwe, ariyo data wa twese. Bityo rero ijambo ritari gukuri ngo turana na Yesu, ni umuvandimwe wawe, kandi uhuze nawe n'umuvandimwe wawe. Ibyo bintu nibiramuka bisohoye mu bugingo bwawe, bizaguhanira no kwerezwa umurimo, kandi bizaguhanira no guhabwa imvura cyangwa se iki. Bikumvikana? Ibyanditswe bivuga ku ngingo yo guturana na Yesu, none byahuranije. Si umuturanyi nk'uko dutura, umuntu akaba atuye aha undi atuye hariya, ahubwo ibyanditswe biravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndagenze gute? Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iyo tugenze gute? Ubwo rero Yesu agomba gutura mu bugingo. Umuja w'Imana arandika ngo ikijya gikingiranira Yesu hanze y'ubugingo bwacu ni intariki. Ntabwo ari ibyaha. Ntabwo ibyaha bishobora gukingirana Yesu hanze, kuko umuntu arabyihana akababarirwa. Igitambo cya Yesu cyarabikomoye ibyo. Ahubwo ikibazo Ellen White yandika kuri Laodikiya avuze ngo Yesu Kristo akingiraniwe hanze, hanyuma inari gishingiranijwe imbere. Iyo rero inari iri imbere, iyo inatanga n'urusaku, niyo mpamvu arinda gukomanga. Ntugenze gute? Ntumve. Kugeza ubwo avuze ngo umuntu niyumva ijwi ryanjye, bisore ngo abumva ni bakeya. Inarigi irasakuza abantu b'Imana. Inarigi igihe cyo kwicisha bugufi Imana yagennye, inarigi yishyira hejuru, ku rusaku rukaba ruraje, umuntu ntazumve guhamagara kw'iki? Kw'Imana. Igihe cyo kubwirizwa, inarigi ijya kubwiriza. Turi kujyana neza? Inarige ni umwanzi ukomeye cyane wo gufata umuturanyi, wo gufata umuvandimwe mukuru wacu Yesu akinjira mu bugingo bwacu, akabanza akamutura. Indi kondisiyo rero yayisizamo ni uko agomba kuba umuturanyi, ariko akamuturanye mugenze gute? Muhuje. Bisobanuye ngo nk'uko ibyanditswe byavuze ngo urubyaro rwa Nowa rwari urubyaro rwo mu buryo butatu. Nowa yagendanaga n'Imana, Nowa agakiranuka, kandi Nowa yari umukiranutsi, Nowa yaratunganaga kandi akagendana n'Imana. Itangiriro igice cya 6:9. Uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Yari umukiranutsi, yaratunganaga mu gihe cye kandi akagendana n'Imana. Niyo mpamvu ijambo byitwa kugendana n'Imana, kugendana n'Imana no gutungana, niryo rishingiye muri Zaburi igice cya 133 mu kajambo gatoya, cyangwa se niryo ryavuzwe mu kajambo gatoya ngo
umuturanyi mugomba kuba muturanye n'ibyo ariko mukanageza gute gahuza. Kuko ibyanditswe bivuga mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 26 ngo niba dukomeza gukora ibyaha nkana ntihaba kiri igitambo cy'ibyaha. Mu gice cya 4 ku Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 6 ibyo bintu bituma umwuka w'Imana twivumbura akatuvaho. Mu gitabo cy'Abefeso igice cya 4 umurongo wa 30 ntimugateze agahinda umwuka w'Imana. Mu rwanda rwa Tesalonike igice cya 5 umurongo wa 19 ntimukazimye umwuka w'Imana. Bisobanuye ngo niba Yesu Kristo ari guhagararira na mwuka w'Imana kandi umwuka w'Imana akaba ari we mvura igomba kuza ku bugingo bwacu, ibyanditswe byera birerekana neza ko igihe umuntu abashije gukomeza kwibera mu byaha ntiyumvikane na Yesu Kristo utuye mu bugingo bwe, ntibabashe gushaka uko bahuza, kandi igihe umuntu adashaka kwiga ijambo ry'Imana asenga, igihe umuntu adashaka gushyikirana n'Imana, ibyo bintu bihinduka intambwe zibusenya n'imirindi y'Imana. Yego, icyo gihe rero ikintu gishoboka cyonyine ni uko uyu muntu atagomba kwerezwa umurimo, kandi ni uko uyu muntu atakigira ikibi. Uwo ni umuntu wigeze gutunga Yesu Kristo ariko akaba atakigusha iki. Sibyo? Hari umuntu wa mbere utarigeze yemerera umuvandimwe ko baturana, ntiyigeze yakira Yesu. Hari umuntu wa kabiri wemerera umuvandimwe ko ahinduka umuturanyi kandi birakunda, ariko noneho igihe kiragera ikibazo kiba icyo guhuza n'umuvandimwe baturanye. Ariko hari n'umuntu wa gatatu ari nawe umuntu nibaza ko dukeneye kuba twaba we, aho umuvandimwe agomba gutura mu bugingo bwacu kandi umuvandimwe twamaze kubona ko ari Kristo. Hanyuma yamara kubugeramo akanahinduka uko tugenda gute duhuza. Burya guhuza babyita guhuza urugwiro. Guhuza babyita kumvikana. Guhuza babyita ko umwe atavuga ngasanga bibusanya n'ibyundi. Ni mpamvu muzasoma ngo ku muntu wese wihamye by'ukuri kujyana isano n'Imana n'ibintu bizahoraho. Ni mpamvu muzasoma ngo umutima uri muri Kristo Yesu ni umutima wo kuvuga ubutumwa bwiza n'ibindi byinshi cyane. Iyo umuntu amaze kwakira Kristo mu bugingo bwe, iyo umuntu amaze kwemera guhuza na Yesu, uko guhuza nawe kuzamuka bizangana no kugwa k'umurindi cyangwa se k'urujojo rw'imvura mu bugingo bwe. Kandi uko uyu muntu azagenda yongera urujojo cyangwa se yongera ibitonyanga by'imvura mu bugingo bwe, ni nako umurima wera uzagenda urushaho kugenda uba ishyamba. Mbega uburyo dukeneye umwuka w'Imana. Kandi ibyo bintu mbere y'uko umuntu atekereza ko yaba umubwiriza, akabaye abanza gutekereza komatana na Yesu no guhuza nawe, kubera ko ibyanditswe byavuze ngo nibyo bitwereza iki umurimo. Kandi ibyanditswe byavuze ngo ni nabyo biduhindukira ikime. Aho tuhasubire rero kuko nshaka kugira ngo abe ariho nongera gusobanura tugana ku musozo. Zaburi 133. Kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Herumoni. Ikime cya hehe? Ubundi Herumoni ni iki? Herumoni ni umusozi wabagaho muri Isirayeli. Uwo musozi wahoraga uriho neje, wahoraga uriho iki? Urubura wasaga umweru. Kandi Herumoni niwo musozi Yesu Kristo yahindukiyeho ishusho igenda gute irabagirana nk'uko bamwe babyemeza. Kandi Herumoni ni umusozi wari ufite ibirometero 2,200 bisobanuye ngo wajyaga kungana n'ibirometero 3 by'uburebure. Kandi Herumoni wari umusozi, ijambo Herumoni ubwaryo ni ijambo risobanura ubuturo. Kandi Herumoni mu majyaruguru yawo hari umusozi bita Siyoni. Siyoni wari umusozi iki? Siyoni wari umusozi wubatsweho Yerusalemu. Yego, ibyo bintu rero ntabwo byapfuye kuba mu mateka Bibiliya. Byanditswe byerekana yuko ku banyabwenge inzira y'ubugingo izamuka iva ikuzimu wapfuye izamuka. Kandi byanditswe byavuze yuko igihe Yesu Kristo yavugaga ibyerekeranye n'itorero rye no kuba ryakera imbuto, yaravuze ngo umusozi wubatsweho umudugudu ntubasha kugenza gute, uwo mudugudu ntubasha kwishira. Bisobanuye ngo itorero naryo ni umudugudu kandi rigomba kubakwa hehe? Umusozi. Nibyo? Umusozi rero ni amahame y'Imana avana umuntu mu bapfuye amujyana mu ki? Mu bugingo buhoraho. Kandi ayo mahame niyo umuntu agomba kubaka hejuru. Mbese bikumvikana? Ariko ibyanditswe byavuze ngo Herumoni yahemburaga Siyoni. Haleluya. Herumoni yahemburaga iki?
none ikintu gitangaje cy'ibyanditswe byera, tujye mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, muraza gutangara cyane. Gutegeka kwa kabiri ibice 4, ntabwo ngo Herimoni ubwayo yitwa ubuturo, bawufataga nk'umusozi wera. Ariko mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 4 umurongo wa 48 bageze ubwabo nuko bahindura ibihugu byabo bihereye kuri Aroweri iri mu mutwe w'igikomite kuri Arunoni bikageza ku musozi wa Siyoni ariwo none Siyoni Herimoni na Siyoni y'i Yerusalemu turabitandukanya dute? Mbega uburyo ari byiza. Ibice 4 umurongo wa 48. Na Herimoni ubwayo yiswe Siyoni. Hari Siyoni iriho Yerusalemu ihemburwa na Siyoni yitwa Herimoni. Kandi Herimoni ni umusozi na Siyoni ni umusozi. Ariko Herimoni ifite ibirometero byinshi by'uburebure kugeza ubwo ibasha kumanurira ikime kuri Siyoni. Hano harimo ijambo rikomeye cyane. Ibyo bintu ariko mwibuke ko ari byo bigereranywa no kubana n'umuvandimwe kandi mugatorana mugende gute? Kwigisha kw'Imana kugahita kuza nk'iki. Herimoni na Siyoni. Pawulo niwe wavugaga ibintu akavuga ati harimo umugani. Nanjye kamubwira ngo harimo iki? Harimo umugani. Kuko Zaburi ya 20 20 naho dusoreza. Abo sinzi niba hari ikintu kiri kumvikana. Uwiteka kumvira ku munsi w'amakuba no kuyiki. Daniel 12 umurongo wa 1. Daniel 12 ubwoko bw'Imana, itorero ry'Imana rigiye kujya mu gihe cy'umubabaro utarigeze kubaho cyangwa kuba atarigeze kubaho, kugira ngo ubwoko bw'Imana buzumvirwe mu gihe cy'amakuba no ku munsi w'ibyago. Ibyago 7 n'amakuba atewe n'umubabaro, igihe cy'umubabaro wa Yakobo bugomba kuba ari ubwoko bufite iki giye kuvugwa aha ngaha. Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no kwiki no kw'ibyago. Izina ry'Imana Yakobo rigushyire hehe? Hejuru. None ibyanditswe bivuga gute? Ibyanditswe bivuga mu Byanditswe igice cya 14 ko ikimenyetso cy'Imana nzima mu ruhanga rw'ubwoko bwayo ni izina ry'Imana. Izina rya Data ni izina ry'Umwana. Izina ry'Imana rigomba gushyira ubwoko bw'Imana hejuru. Kandi ibyo ubwabyo bisone guhabwa imvura y'itumba. Imvura y'itumba ni ukuza kwa Mwuka w'Imana. Kandi uko kuza kwa Mwuka w'Imana niko kuzana izina ry'Imana mu ruhanga rwacu. Ese bikumvikana? Iryo zina ry'Imana rigashyira ubwoko hehe? Hejuru. Yesaya igice cya 4. Ku byerekeranye no gushyirwa hejuru k'ubwoko bw'Imana byarahanuwe. Igitabo cya Yesaya ibice 2 umurongo wa 1. Ibyo Yesaya mwene Amosi yeretswe ku Bayuda no ku Yerusalemu. Ku Bayuda na hehe? Ni yerekwa ritagenewe abanyamahanga. Ni yerekwa ritagenewe abapagani. Ni yerekwa ryagenewe Abayuda n'Aberusalemu. None se n'Abayuda bo guhera mu gihe cya 70 kumanura. Igihe amateka yabo yasaga naho atararangira. Mbese n'Abayuda bwoko ki mu minsi y'imperuka? Mbese Abayuda mu minsi y'imperuka ni bande? Ibyanditswe biravuga ngo kuko abafite gukirwa ko ku mubiri atari bo bakebwe gukebwa nyakuri, kiretse abakebwe gukebwa kuzima, ariko gukebwa ku mwuka gukebwa n'Umwuka w'Imana. Bisane ngo Abayuda n'Aberusalemu bari kuvugwa ntabwo bakira Abayuda bo ku mubiri, kuko mu minsi y'imperuka icyo gika cyaragendeye gute? Cyararangiye. Ahubwo ni Abayuda bo mu buryo nyakuri bakebwe gukebwa ko mu buryo nyakuri, ni abantu bitwa ko ari abo mu itorero ry'iki. Nibyo? Yego? Byanditswe bikavuga ngo mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho inzu y'Uwiteka uzakomezwa mu mpinga z'imisozi. Izina ry'Imana Yakobo rigushyire hehe? Rigushyire hejuru. Umusozi wubatswe inzu y'Uwiteka uzakomezwa mu mpinga z'imisozi. Siyoni iriho Yerusalemu uzakomezwa mu mpinga z'imisozi. Bitewe n'iki? Ushyirwe hejuru usumba iyindi, kandi amahanga yose azawushikira. Ngo hazaba hari indi misozi.
nujya mu gitabo cya 4 cy'igitabo cya Yesaya arongera agarura iyo mvugo mu yindi mvugo avuga ngo abagore barindwi bazasanga umugabo bisone ngo ni amadini ni amayobokamana. Amahame yigishwa agaragara nk'aho ashaka guhuza umuntu n'Imana azaba ari menshi, ariko amahame nyakuri ayito ry'Imana ryubatsweho agomba kuzakomerezwa mu mpinga z'umusozi agasoma andi mahame yose. Haleluya. Ibyanditswe byavuze ngo abanyamahanga bazawushikira, bisone ngo they will long, mu cyongereza they will long for that, bazawifuza cyane, bazawushaka cyane, bazumva bashaka rwose kuba baba kuri uwo musozi, bazumva nabo bashaka amahame y'iki y'Imana. Umva ikintu gikomeye bavuze, baravuze ngo amahanga menshi azahaguruka avuga tumva rero nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka, ku nzu y'Imana ya Yakobo, kugira ngo ituyobore inzira zayo. Inzira y'Imana hehe? Uturobwira. Inzira yo kwihana ku munyabyaha no guhinduka kwe no guhabwa gukenuka kw'Imana. Izatuyobora inzira zayo tuzigenderemo. Icya kabiri, kuko i Siyoni ariho hazava iki? Amategeko. Kuko azaba ari isibaniro ry'urugamba ruheruka. Icya gatatu, Yerusalemu agaturuka ijambo ry'Uwiteka. Ni ibintu bitatu bagomba kuzashaka ku musozi, akaba ari byo batera kumva bawushaka: ijambo ry'Uwiteka, amategeko n'inzira y'Imana. Yego, niba nabyo bintu tugomba kubwiriza, tugomba kwigisha inzira y'Imana, tugomba kwigisha amategeko y'Imana kadahinduka, tukanigisha n'iki? Ijambo ry'Imana. Ibyo bintu nibivugwa, ariko hakaziramo n'akandi kantu Imana izaba yazanye, ariko guhabwa imvura y'itumba, izina ry'Imana rika mu ruhanga rwacu, izina ry'umwana wayo rika mu ruhanga rwacu, izina ry'Imana rizadushyira hejuru. Ari byo dusomye muri Zaburi igice cya 20 ngo izina ry'Imana Yakobo rigushyire hejuru, kandi ni kumusoma ko no kuiki no kwibyaho. Niyo mpamvu ubwoko bwashyizwe hejuru n'izina ry'Imana byo guhabwa imvura y'itumba bugomba kuzahita bwinjira mu karengane, kuko niyo musoma ko n'iki akarengane igihe cy'umubabaro ya Yakobo cyagoye kwibweta biso. Mbese ijambo rikumvikana. Ikoherereze gutabarwa kuva hehe? Hermoni. Ikoherereze gutabarwa kuva hehe? Hera. Urusengero. Iguhe ku mbaraga ziva hehe? Ziva Siyoni. Uri kuri Siyoni nawe, iguhereza imbaraga ziva Siyoni. Birerekana neza ko yari azi neza uyu ni Dawidi, yari asobanukiwe neza yuko hari Siyoni, ariko yo mu buryo bwa kangahe? Bwa kabiri. Siyoni yitwa Hermoni, ahari ubuturo bw'Imana. Yesashi. Maze aravuga tumba rero Imana ikohereze gutabarwa kuva hera, kandi koherereza imbaraga ziva hehe? Siyoni, kugira ngo izina ry'Imana ribone rigushyire hejuru. Yego, mbega uburyo dukeneye imbaraga ziva hera, mbega uburyo dukeneye imbaraga ziva Siyoni. Abaheburayo igice cya 4:16, nimwegere intebe y'ubuntu mudatinya, kugira ngo mubabarirwe kandi mubone ubuntu bwo kubatabara mu gihe kigenje gute gikwiriye. Imbaraga ziva hera, imbabazi z'Imana n'ubuntu bwo kubatabara, nta kindi. Niyo mpamvu bavandimwe, Yesu niwe utanga imbabazi, kandi iyo amaze kwinjira muri twebwe mu guhuza, tuba tubonye ubuntu bwo kugenza gute bwo kudutabara. Yego, biri kumvikana. Mbega uburyo nanjye ubwanjye nkeneye kubikangukira ndetse cyane. Byanditswe byavuze ngo yibuka amaturo yawe yose, yemera igitambo cyawe cyokeje, iguhe icyo umutima wawe ushaka. Mbese abantu bashaka cyangwa se abantu bagomba guhabwa ihembura niki kibaraje inshinga. Mwibuke neza yuko ibisubizo by'Imana ku bibazo byacu bijya biba oya, tegereza naki na yego. Ariko ahangaha none Dawidi aravuga tumva rero Imana iguhe icyo umutima wawe ugenza gute, igisubizo kibe. Amen. Uyu muntu ugomba gusubizwa yego gusa afite ikihe cyifuzo? Isoza inama zawe zose, tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoza ibyo usaba byose. Iyo bafataga amabendera babaga bagiye ku rugamba, bisore ngo bazahita bagenda hehe? No ku rugamba. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera. Siyoni. Hermoni ishushanya ijuru. Hermoni ni Siyoni yindi. Mbese mu ijuru ni Siyoni. Yego,
hanyuma itorero ryo ku isi naryo riri ku musozi bita Siyoni. Siyoni yo mu ijuru igomba guhembura Siyoni yo ku isi. Aho niho hari ubumwe bukenewe kugira ngo turwane urugamba ruheruka. Niyo mpamvu byanditswe yavuze ngo Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, ikohereze gutabarwa kuva ahera, iguha imbaraga ziva i Siyoni. Isiyoni iri kuvugwa aha, ahera ari kuvugwa ni ahera ho mu ijuru, aho Uwiteka yohereza gutabarwa kuvuye. Azamusubisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Mbese Dawidi wavugaga ibi ngibi ntiyari ko afite Siyoni iriho Yerusalemu hariya muri Palestine? Yego yarabizi, ariko yarasobanukiwe ko hari indi Siyoni iri mu ijuru, aho Uwiteka yohereza gutabarwa kuvuye, kandi yarasobanukiwe neza ko ariho hava imbaraga zikiza z'ukuboko kw'Imana kw'iburyo. Kandi aho niho yararangamiye, maze aravuga ngo Uwiteka azamusubiza ari mu ijuru rye ryera. Wa muntu usaba kandi icyo asaba akaba agomba kugihabwa, azasubizwa n'Uwiteka uri mu ijuru rye ryera, kandi azamusubisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebwe tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Niyo mpamvu azajya mu rugamba akanesha, kuko Uwiteka azamuhera amafarashi n'amagare. Barunamye baragwa, ariko twebweho turahagurutse turema. Uwiteka akiza umwami kandi dusubize uko twambaje. Umurongo wa kabiri w'igice cya 21, Uwiteka umwami azishimira imbaraga zawe, erega agakiza kawe uzakanezererwa cyane. Wamuhaye icyo umutima we ushaka, ntiwamwimye icyo iminwa ye yasabye. Nibuke rya jambo rya mbere ngo Imana iguhe icyo umutima wawe usaba, iguhe icyo umutima wawe ushaka. None aha ngaha aravuze ati umva rero, wamuhaye icyo umutima we ugenje gute ushaka, ntiwamwimye icyo iminwa ye yasabye, kuko umusanganishije imigisha y'ibyiza, wamwambitse ikamba ry'izahabu nziza. Yagusabye ubugingo, urabumuha, umuha kurama iteka ryose. Icyo cyifuzo kisubirishwa, yego muracyumvise. Yagusabye ubugingo, urabumuha, umuha kurama by'iteka ryose. Niyo mpamvu igihe ibi mu byumve harimo kurondora kw'Imana umutima wa Dawidi, hanyuma Imana ikavuga ngo iguhe icyo umutima wawe ugenje gute ushaka. None agahindukira avuga ati umva, umwami wamuhaye icyo umutima we ugenze gute ushaka, maze arabwirwa ngo yasabaga iki? Ubugingo. Mbega uburyo dukwiye kugira icyifuzo cy'ubugingo kikanaturaza inshinga kurenza ibindi byifuzo byose. Mbese si byo? Mbega uburyo dukeneye gushimikira gusa imbaraga ziva ahera. Mbega uburyo dukeneye cyane gushimikira kuzihabwa. Mbega uburyo dukeneye cyane gushimikira kuzura umwuka w'Imana. Ndagarukira aha ngaha. Ni akantu bajyana muri Zaburi 84, tukareba abantu bafite inzira z'igisiri mu mitima yabo, uburyo bahabwa ihembura, bakigahinduka ahantu mu gice, ariko katubireke ahubwo tujye tugarukira aha ngaha. Mbese umutima wawe urashaka iki? Ni iki umutima wawe wifuza? Mbese womatanye na mukuru wawe ariwe Yesu, cyangwa mwarashwana? Mbese uko komatana niko kukujyana mu byanditswe wicishije bugufi, kuko ibyanditswe byatubwira ngo Imana ihembura abafite imitima igenje gute? Yicishije bugufi kandi imenetse. Ngo hato udasigara umusomyi wa Bibiliya ariko utacyumva ijwi ry'Imana rivugana nawe. Mbese uri guhabwa imbaraga ziva i Siyoni yitwa Herumoni, ariyo juru, kugira ngo nkawe nk'umuntu wubatswe kuri Siyoni ubashe guhinduka umunyambaraga. N'ibitabo by'urumagara. Reka Imana itugirire neza, ihembure imitima yacu mu izina rya Yesu. Amen. Kadusenga Imana, turagushimiye cyane nyakubahwa, wavuganye n'imitima yacu nta kabuza, kandi icyifuzo cyo gusaba umwuka wera wongeye kukiremereza mu bugingo bwacu kugira ngo tumushimikire. Reka bibeho nk'uko ubishaka, kandi nawe twuzuye